nongeye kubasuza bene data abakunzi ba Anaweza ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Mama Matilda kandi nje ngarutse imbere yanyu n'ijambo ry'Imana ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Nizeye ko mwese muri amahoro, nizeye ko Uwiteka abarinze mukomeje kubona ineza y'Imana, kuko ni isezerano rye kuturinda no kutwitaho. Amen amen. Reka dutangire dusenga mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu, Imana nkuru, Imana nziza, tuguhaye icyubahiro Mwami w'abami. Tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Wagize neza Mwami Imana kuturinda, duhaye umwanya mwiza kandi wo kumva ijambo ryawe. Waraturinze iminsi yose itambutse, waduhaye undi munsi mwiza, waturemeye ngo tunezererwemo. Ntabwo tuyobewe ko hari benshi batambutse Mwami Imana, suko twe twakiranutse, ahubwo n'ubuntu bwawe n'umugambi wawe mwiza ku buzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Rero Mana, tugeze mu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Bana natwe, terana natwe Mwami Imana, tuyobore, twigishe, tuganirize. Data wa twese, uyu mutima w'ubugingo ubake imitima yacu ndetse n'imibiri yacu. Ukuboko kwawe kwiza kubane natwe. Mwuka wera w'Imana utuyobore, niwe mufasha w'ukuri, niwe uduha ubwenge no kumenya, niwe udusobanurira ijambo. Turagutumiye, turakuraritse ngo bane natwe kandi tugirire neza. Sengera abakunzi ba Anaweza bose Mwami aho bari, ndakwinginze kugira ngo imbabazi zawe n'ineza yawe bibane nabo. Ubiteho, ubagirire neza Mwami. Ukuboko kwawe kubarengere, kubarwanirire kandi kubatabare. Ineza yawe Mwami Imana ntikabure ku buzima bwabo. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami ko wumvise gusenga, urakoze kugiye kubana natwe kandi kuza gusozanya natwe mu izina rya Yesu. Amen amen. Hallelujah. Uyu ni umwanya w'agaciro, umwanya udasanzwe, umwanya wo kuganira n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Ni umwanya dukwiye guha agaciro kandi tukamenya neza ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. Imana ivuga mu buryo butandukanye. Uyu mwanya rero igiye kuvugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Bigukundiye, bitakugoye, nawe wafata Bibiliya yawe tukaganira ku ijambo ry'Imana. Uri kure ya Bibiliya, nkunda kubivuga, ushobora kuza kurisoma aho ubonera umwanya, cyangwa se ugakoresha na telefoni yawe na za laptop. Ijambo ry'Imana yaroroshye, dusigaye turibona ahantu hatandukanye. Hallelujah. Ndanezerewe rero, nguwe neza, kuko ni umwanya mwiza w'agaciro, ni umwanya nkunda kuvuga ijambo ry'Imana. Birandyohera, biranezeza, kuko banumva kubaho kw'Imana kuri mu buzima bwanjye, kuri kumwe nanjye. Iyo mvuga ijambo ry'Imana numva bindyoheye. Hallelujah. Numva bindyoheye kuko nanjye riranyubaka, nanjye biba binyubaka. Amen. Nanjye biba binyubaka kuganira ku ijambo ry'Imana. Burya mbanganira nawe nkubwira, ariko ni njyewe Imana iba yabanje kuvugana nanjye. Reka rero tusangire uwo munezero kandi tujye turikunda, kuko niryo ritubeshaho. Hallelujah. Na uyu munsi tujye kuganira ku ijambo rivuga ngo wowe ushaka Yesu witinya. Hallelujah. Wowe ushaka Yesu witinya, kuko Yesu ni ibyiringiro byawe. Yesu ni imbaraga zawe. Wowe ushaka Yesu, wiyemeje gushaka Yesu, wiyemeje gushyiramo imbaraga zo kumushaka, zo kumwizera, zo kumwiringira, witinya. Ntiwemerere ibigutinyisha, ntiwemerere ibikubuza amahoro, ntiwemerere ibiguhahamura, kuko niba ushaka Yesu uri mu nzira nyayo. Uriho urakora ibyo ukwiriye gukora kandi uzabiboneramo umugisha. Hallelujah. Wowe ushaka Yesu witinya. Ndabizi ibitinyisha ni byinshi, ibiteye ubwoba ni byinshi, ibitubuza amahoro ni byinshi, ariko naje kukubwira ngo wowe ushaka Yesu witinya, kuko Yesu wizeye, wiringiye ni umunyembaraga. Yesu wizeye, wiringiye ntabwo yaheze mu mva, yarazutse. Yesu wizeye, wiringiye, ushakashaka ku manywa na nijoro uzamubona kandi azakugirira neza. Hallelujah. Yesu ni inshuti nziza, mugumeho, mushake, umucudike, ukora ibishoboka byose kugira ngo ubane nawe neza, umubano wawe nawe ube mwiza, kuko azakugirira neza umunsi ku wundi. Hallelujah. Wowe ushaka Yesu ukaba waramwiyeguriye witinya. Nubwo ibyahagurukira kugutinyisha ari byinshi, nubwo ibikomeye ari byinshi, ariko witinya. Humura, Yesu azakugirira neza. Hallelujah. Hallelujah. Wowe ushaka Yesu witinya, komera, kuko azakugirira neza. Amen amen. Yesu ni umwami mwiza, ni umwami twizera, akatugirira neza. Wowe rero umushaka ukaba warabyiyemeje kandi ubishyira mu imbaraga, humura witinya,
azabana nawe kandi azajya kugirira neza umunsi ku wundi. Oh yes, hallelujah. Reka dusome ijambo ry'Imana rero mu gitabo cya Matayo ibice 28 umurongo waho wa 5. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Hallelujah. Ngo marayika w'Imana abwira abagore ati mwebweho mwabagore mwe, mwebweho mwabantu mwe mushaka Yesu, mwebweho mushyizemo imbaraga muhirimbanira gushaka umwami, mwebweho muhirimbanira gushaka ibyo Yesu ashima, mwitinya kuko Yesu ntabwo ari hano, yazutse. Yabwiraga abagore bari bagiye kumva ya Yesu kumureba aho bashyinguye umwami wabo, bati tujye kureba uko bimeze, tujye kureba umwami wacu niba yazutse nk'uko yabivuze cyangwa se niba akiri mu mva. Mbega bagize umwete wo kujya kureba aho bashyinguye umwami wabo. Noneho ngo marayika arababwira ati ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Mwebweho mwitinya. Abakwiriye gutinya barahari, ariko mwebweho mushaka Yesu, mwebweho mushyiramo imbaraga zo kumushaka, mwitinya, nimuhumure. Yesu yarazutse, ntabwo yaheze mu mva, yarazutse nk'uko yabibabwiye. Mwebweho mwitinya. Hallelujah. Naje kukubwira wowe ushaka Yesu, wowe ukora umurimo we, wowe umushakashaka, wowe utera intambwe zo kugendana nawe. Naje kukubwira ngo witinya wowe ushaka Yesu, witinya wowe wamwiyeguriye, witinya wowe ushyiraho umwete wo kumwizera no kumushaka, witinya kuko Yesu wizeye burya ntabwo yapfuye ngo ahere mu mva, yarazutse, ni muzima. Witinya rero, Yesu wawe ariho, Yesu wawe ni umunyembaraga, Yesu wakora ibikomeye. Witinya. Hallelujah. Arabwira ati bagore mwebweho mwitinya kuko nzi ko mushaka Yesu, mwitinya. Yesu yarazutse, ntabwo ari mu mva, nimuze murebe aho mwamushyize. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire abakwiriye gutinya bari bo. Hallelujah. Yes. Ijambo ry'Imana riravuga hano nyine muri ibi bice 28 ku murongo wa 2 ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Babarinzi ngo bihaye akazi ko kurinda imva ya Yesu, abo bagahaye babonye marayika ngo bahinda umushyitsi basa n'abapfuye, baratinya. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo abatizera Yesu, abadashaka Yesu nibo bakwiye gutinya, nibo bakwiye guhinda umushyitsi. Ntabwo ari wowe ushaka Yesu. Gutinya, ubwoba ntabwo ari umurage wawe. Ubwoba ni umurage w'abadashaka Yesu, ni umurage w'abatizera Yesu, kuko Yesu wacu atumara ubwoba. Yesu wacu aradutinyura. Yesu wacu atera ubwoba, ibidutera ubwoba arabirwanya. Rero wowe ushaka Yesu witinya. Wumvise ukuntu aba barinzi bari barinze imva ye ngo bahinze umushyitsi, bakenda gupfa babonye ishusho ya marayika. Kubera iki? Kuko barwanyaga Yesu, ntabwo bari ku ruhande rwa Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo tutavanze, uwo tudashyize hamwe n'umwanzi wanjye. Utarushyize hamwe na Yesu wamurwanyaga, wari urinze imva ye, abamwishe, abamuhohoteye, abo ni abanzi be. Ariko abashaka Yesu ntabwo dukwiye gutinya, kuko umurage wacu ni ukunesha, ni ugutsinda. Rero wowe ushaka Yesu witinya, wigira ubwoba, kuko Yesu ni muzima, Yesu arashoboye, Yesu ni imbaraga zacu, Yesu ni ibyiringiro byacu. Witinya rero wowe ushaka Yesu. Abakwiye gutinya ni abatari ku ruhande rwe, ni abamurwanya, ni abanzi be. Abo ngabo bagomba gutinya kuko nta n'ibyiringiro bafite, nta no kwizera bafite, nta no kunesha bafite, kuko Yesu banesheshereza atari kumwe nabo, batamwizeye, batamwemereye. Hallelujah. Rero wowe ushaka Yesu witinya, witerwa ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose. Humura, kuko Yesu washatse, Yesu wizeye ari mu ruhande rwawe. Ari mu ruhande rwawe kugira ngo akunesheshereze, ari mu ruhande rwawe kugira ngo agutabare, ari mu ruhande rwawe kugira ngo akurengere, ari mu ruhande rwawe kugira ngo akurwanirire, ari mu ruhande rwawe nk'intwari yatsinze byose. Hallelujah. Ari mu ruhande rwawe nk'uwanesheje,
ari mu ruhande rwawe nk'uwiteguye kugutabara no kukurengera no kukugirira neza, kuko uwo ni wo mugambi we ku buzima bwawe. Haleluya. Ni nayo mpamvu yakwitangiye akikorera byose ku bwawe kugira ngo akunesheshereze, kugira ngo akurengere iminsi yose. Iyo utatse aba ari mu ruhande rwawe, aba ari hafi aho kugira ngo akurengere. Haleluya. Uyu Yesu wacu ntabwo ajya dusiga, ntabwo ajya tureka, ntabwo ajya duhana. Iminsi yose aba ari kumwe natwe. Twebwe abiyemeje kumushaka, twebwe abiyemeje kumukorera, twebwe abiyemeje kumwizera, abamwiyeguriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, ntabwo ajya dusiga, ntabwo abura kutugirira neza. Iminsi yose yo kubaho kwawe ujye wumva ko Yesu ari kumwe nawe, kugira ngo akugirire neza, kugira ngo akurwanirire, kugira ngo akubere imbaraga n'agakiza. Haleluya. Iyo utatse aravuga ati ndi hano mwana wanjye, ni wowe napfiriye. Haleluya. Mubo napfiriye nawe urimo, ntabwo azatureka rero. Mubo yapfiriye Yesu nawe urimo, nanjye ndimo, ntabwo yatureka. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu yatanze ikiguzi kingana kuriya. Yesu ashimwe cyane, ahora yiteguye kutugirira neza. Ni umwungeri muzima, ni umwungeri utaragirira ibihembo. Haleluya. Ni umwungeri upfira intama ze. Yesu wacu yaradupfiriye. Ni umwungeri muzima utanga ubugingo bwe kubw'intama ze. Rero nshuti yanjye witinya, kuko Yesu ntabwo yaheze mu mva, yarazutse. Ariho iminsi yose, ariho. Ingoma ye ntizahanguka. Ubwami bundi bwose bugira manda, bugira manda, myaka 5, myaka 10, umwaka. Ariko Yesu manda ye iriho, izahoraho. Nta gihe na kimwe ubwami bwe buzahanguka. Ni ubwami butagajuka, ni ubwami budakurwaho, ni ubwami budakubitwa kudeta. Ubwami bwe ni ubwami buhoraho. Haleluya. Rero mwese abamushaka mwitinya, ntabwo dukwiriye gutinya, kuko uri muri twebwe ni intwari kandi aranesha. Yaranesheje, twarabibonye. Anesheje urupfu na kuzimu. Haleluya. Imfunguzo arazifite umwami wacu, ntagikwiye kugutera ubwoba. Rwaba ari urupfu, yaba ari ibyago, yaba ari amakuba, ni intambara se, n'iki gikwiye kudutera ubwoba? Ku mwami wacu yanesheje, kandi ngo yanesheje byose. Yaravuze ngo byose birarangiye. Naje rero kukubwira ngo nshuti yanjye, humurizwa no kumenya ko Yesu wawe ari we byiringiro byawe. Ntutinye ubwoba, bubwire ngo umwami wanjye ari kumwe nanjye. Ntabwo nemeye gutinya, sinemeye kuba imbata y'ubwoba, kuko umwami wanjye yaranesheje. Haleluya, haleluya. Nshuti mwene data, soma ijambo ry'Imana riguhumurize. Uze gushaka umwanya, some kino gice cya 28 cya Matayo, uraza kubona imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ni umutsima w'ubugingo. Uko urisoma urushizaho guhishurirwa no kumenya kugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Ngiye ngusomeye 20, ariko uze kwisomera kino gice cyose, urebe buryo kibari abarinzi bari barinze imva ye, babonye marayika uje kubirundura igitare cyari kiri kumva ya Yesu, ukuntu baguye igihumure. Babonye ukuntu marayika yasaga, arabagirana, barahamuka ngo basa nk'abapfuye, kubera yuko ibyo bakoraga atari bizima, kubera ko atari byiza, kubera ko atari bikunda, atari ugukunda umwami, atari ugushyigikira umwami, atari uguhesha umwami agaciro. Rero nshuti yanjye, pfa kuba umugambi wawe ari mwiza, wo kwamamaza umwami, wo kumukunda, wo kumushyira hejuru, wo kumuha icyubahiro. Haleluya. Witinya, umugambi wawe mwiza Imana izawushyigikira. Kandi mbonereho kuvugana nawe utaramwakira, utaramwemera nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ndakubwiye ngo gira vuba. Utekereje iki? Ni iki kikurangaje? Amahirwe igihe uyabonye jya uyakoresha. Haleluya. Mwami wawe wagupfiriye, birakwiriye kumwakira. Ikiguzi yatanze ntikizapfa ubusa. Wipfusha ubusa ikiguzi umwami yatanze kubwawe. Mwakire nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Akuyobore, akwigishe, akubere maso. Nutakajya kubwira ati ndi hano mwami, mwana wanjye, ndi hano, niteguye kugutabara no kukugirira neza, kuko mubo yapfiriye nawe urimo. Habe rero sigaho kurangara, iki kiguzi ugitesha agaciro, kuko aya mahirwe birashoboka cyane yuko urangaye yagucika, kuko ntawe umenya igihe cye.
koresha rero umwanya niba wumvise rino jambo uhuye naryo kuri YouTube wibaze ngo ese yewe aya mahirwe ndiho ndayakoresha, ese muwe yapfiriye nanjye ndimo. Ndakubwira ngo nawe urimo, kiguzi yaragitanze ku bwawe. Mubabwira ngo witinya, nawe umwakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe yakuyobora kandi yakugirira neza, yajya kumara ubwoba, yajya gutabara, yajya kurwanirira, yajya kubera amaso. Nawe rero aya mahirwe yakoresha. Haleluya. Ndagira rero ngo muyobore mu isengesho wowe ushaka kumwakira nyuma yo kumva rino jambo. Twebwe abamumenye dufite amahoro, dufite umudendezo, nta bwoba, nta guhamuka, kuko atubera amaso iminsi yose. Ndagira ngo nkuyobore, vuga uti mwami Yesu, uyu munsi nanjye mpisemo kukwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Menye neza ko mu wapfiriye nanjye ndimwo. Ndakwiyeguriye rero, nguhaye ubuzima bwanjye, buyobore, unkure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyobore intambwe zanjye, umucyo wawe umurikire, umfate ukuboko ntundeke, kandi ushoboze kunesha ikibi n'igisa nacyo. Urwanye ibindwanya, utere ubwoba bintera ubwoba, kugira ngo nanjye mbe mu mugabane w'abadatinya, abakomeye, abizeye, abaguhanze amaso, kugira ngo nanjye mbashe kunesha isi. Urakoze mwami, mu izina rya Yesu, amen. Nusenga iryo sengesho ukarisubiramo, ugura wakiriye umwami Yesu, byoroshye gutyo. Umwami Imana guha umugisha we wakiriye Yesu. Namwe abumvise ijambo ry'Imana kuri Anaweza, Uwiteka abaha umugisha. Bikuryoheye wasangiza undi iri jambo, kugira ngo nawe amenye ko adakwiriye kuba imbata y'ubwoba, kuko Yesu wacu yaranesheje. Uwiteka abaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.